ntabwo nigeze ntungurwa nuko Ashkenaz Jew yambwiye ngo ntacyo bapfana na Kristo, ntacyo bapfana n'umwami Dawidi. Ntabwo natunguwe. Ibyo ni ibintu nari nzi, ariko nagira ngo ndebe koko ari ukuri ko ntacyo bapfana na Kristo, ntacyo bapfana n'umwami Dawidi. Byagenze gute rero? Muri iyo minsi nigaga Igiheburayo, none ndavuga nti okay, reka njye hanze njye kwimenyereza mvugana n'abantu hanze, numve koko ntangiye kukibera. Mura n'umwashkenazi Jew bari bita abayahudi bari muri kiriya gihugu. Turamura dutangira kuganira. Ndamubwira nti shalom, shalom, hello. Shmi, my name, izina ryanjye ni iri. Na emailed. Ndishimiye guhura nawe. Turakomeza namwe toda haba, thank you very much, urakoze cyane. Ahitambaza ngo Igiheburayo ukigira he? Ndamubwira, mubwira nakigiraga. Ngo ni byiza cyane, arambwira ni byiza cyane, no turakomeza turaganira. Ndamubwira, sha mwagize Imana, mufite Kristo yabavukiyemo nk'umuntu wayo. Ahita ndeba gutya, ahita ambwira, ninde wakubwiye ko Kristo ari umuntu wacu? Ninde wakubwiye ko Kristo ari umwe muri twebwe? Kuko njye nari mbizi, nagira ngo bihinyuze mu byabyo, naramuretse arakomeza aravuga, ambwira ukuntu Kristo atari umuntu umwe muri bo, ko ahubwo yabakunze gusa, ko atari umwe muri bo. Ndakomeza, ni nka roho wamvugiyemo kugira ngo nkomeze kugira koko menye ko ari ukuri ibyo avuga abihagazeho, kandi ibyo nabonye muri Bibiliya nabyo ari ukuri. None ndamubwira, ahita ambaza ngo nabivanye he? Ndamubwira nabivanye muri Bibiliya. Bibiliya inyereka ko mwebwe muri ubwoko bw'Imana kandi mufite Kristo. Kristo yaje gukiza abantu ariko akaba yaravukiyemo. Ahita ambaza wabivanye he? Musubiremo muri Bibiliya. Ndaramubwira ati dore n'ikimenyimenyi mufite n'umwami Dawidi. Dawidi niwe Kristo yakomotseho, kandi noneho nawe yari umuntu wayo. Mufite amahirwe. Ahita ambwira ngo umwami Dawidi we ninde wakubwiye ko ari uwacu? Nawe ntacyo dupfana nawe, gusa yaba Kristo yaba Dawidi baradukunze, ntabwo ari abantu bacu. Ubwo neza mvuga nti okay, ibyo Bibiliya imbwira mu Itangiriro chapitre ya 10. Mu Itangiriro chapitre ya 10 birimo hano, bari abantu bita abayahudi bo muri kiriya gihugu ntabwo bava kuri Shem, ntabwo ariyo bagenda direct kuri Abraham, Isaac na Yakobo. Ni ukuri biri muri chapitre 10 mu Itangiriro, kandi byongeye uwo mwashkenazi twavuganye nawe yarabyemeje, yemeza ko Kristo n'umwami Dawidi ntacyo bapfana nabo. Nese mvuga rero ni ukuri, ntabwo ngiye gushidikanya. None mvuga nti hano hari n'ikibazo gikomeye. Ikibazo ni iki? Nuko isi yose yarabeshywe ngo buriya bwoko ni bwoko bw'Imana, kandi bivugira ko ntacyo bapfana na Kristo, ntacyo bapfana n'umwami Dawidi, kandi Bibiliya ikatwereka ko nta hantu bahurira n'igisekuru kijyana kuri Abraham, Isaac na Yakobo. None ukibaza uti nukubera isi yose ifizi neza mu mitwe yabo ko ari mu bwoko bw'Imana, kandi bo bakabihakana, na Bibiliya ikaba itabyemeza. Ibi bintu byagenze gute? Ahubwo noneho abantu ubwoko bw'Imana nyabwo ni bande bari? Urabona ko rero ibintu byose abantu bigisha imyaka n'imyaka n'ibihumbi byose ari ibinyoma, barabyiyemerera ubwabo, Bibiliya irabikwemeza. Ni gute noneho byagize mu bantu ngo abantu bamenye ko bari abantu ari ubwoko bw'Imana kandi atari ubwoko bw'Imana? Birababaje biteye n'agahinda kubona abantu batunze mu Bibiliya ntibumve ibirimo, ntibabisobanukirwe. Bigaragara ko ibyo abantu bagiye bigishwa kuko ubucakara n'ubukoroni bwa kizungu bwarakoze, bwatwogeje ubwonko, bwoza abantu ubwonko. Ariko dufite Imana yuko dufite abantu bake bamaze guhugukirwa no gusobanukirwa uko ibintu byagenze. Niyo mpamvu dushyiramo ingufu zikomeye kugira ngo tubavane muri ibyo bidini murimo, aya madini murimo, muvemo, muze musobanukirwe, murebe ibintu bya nyabyo, aho gukorerwa muri ibintu bibatesha umutwe, bibarangaza gusa. Menya uriwe uko byagenze, kugira ngo uburi mu bibazo ufite uyu munsi watewe n'abazungu, igihe niki byuka, nutabyuka kakubayeho, kuko uzisanga nyine bazampa benshi. Kuko ngambwira umuntu arakwibwira ntacyo mfana na Kristo, ntacyo mfana n'umwami Dawidi, kandi umva ko ari umwami n'umukiza wawe, bakamwihakana. Aho hantu ahubwo harimo ikibazo gikomeye cyane. Bariya abantu bagomba kumenya impamvu n'ukuntu bagiye muri cya gihugu, noneho abantu bakamenya ukuri, kuko niko kuzabaho, kuko ukuri niko kuzabohora abantu baboshywe, bazinzwe mu mitwe yabo, bumva ngo bari gukurikira ibintu, bakurikira bagomba gusa batazi ibyo ariko biranababaje nyine. Iyo ubisomye ukabisobanukirwa, ukamanza ukabireba, ukabona icyo Bibiliya ikubwira, ukabona ubwabo ibyo bivugira ko nta kintu bapfana na Kristo, nta kintu bapfana n'umwami Dawidi.
wabusigaje kubihe bindi ngo bari abantu basha bari abayahudi sha wewe urabazi no nagara abayahudi soma bibiliya niyo mpamvu twari twagize imana yo guhamagarwa n'Imana ubwayo ikatwereka ikadusomesha ijambo ikaritwigisha urabireba ukumvugiza agahinda uyirebye isi kuntu iri mu buyobe ahantu bayijyanye nuvuga ngo ibyo bibiliya ivuga bimeze gutya abantu bose barabafashe babajyana mu buyobe bibiliya nuva nta hantu bahurira na bibiliya ijambo ko baryumva uko bayisobanukiwe uko bayisobanuriwe ntaho bihuriye na gato n'ukuri. Shaka ukuri rero ukumenye ugusangiza abandi kuko niko uzatubohora ingoyi y'ubucakara n'ubukoroni tukiriho n'amagingo aya. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom.